uyu munsi ni uwawe, uyu munsi wabyiyemeje, statut ufite y'umukobwa irarangiye kandi ugira n'Imana. Urumugabo n'umugabo witwa Kirama, akenshi mubona mu mafilme yica arakaye. Uyu munsi nibwo namubonye aseka, mwamumpera amashyi menshi cyane mukagenda. Nk'uko bigenda rero babyeyi, ndagira ngo bwa nyuma amagambo wambwiye ngo uherekeze wongorere mama ahari ni no kumusezera, umusezere. Noneho muri aka kanya nagira amararaza nkabona ubutwaye bugeni n'uwawe. Iyo nibuka mama imvune wamuteye mu buto bwawe kera, mbazagira bakwitura neza yishe, wamwigishije ubwenge, wamwigishije uko n'umukingiye neza, yakubereye umukobwa mwiza. Egera imbere tumushimire, byemewe neza. Ngwiyo nibuka mama umuhoza wabyaye umusezeshe mama mumpe amashyi menshi yabyaye neza mama she mumwongere mushakira agatebe keza yicaye mubyeyi umureze gikobwa mubyeyi bamubwiye wamukunda byinshi ngo gukunda urukundo rwinshi, izire mama amabitsi kamba ry'umubyeyi shenge mama
amashyi menshi cyane. Nagira musabe rero Kiramana Muhoza muherekeze umubyeyi mu byicaro bye. Muhoza wanjye wandutiye wose mwiza we Muhoza agira umubyeyi yamubyaye. Mama we tumaze kumushimira kugira ngo noneho n'umubyeyi yamubyaye neza nawe ijuru tumushimire. Uyu mubyeyi mubona rero nagira ngo mumwere amashyi menshi. Ni inyundo yacuze Muhoza ikwiriye amashyi menshi cyane. Nyundo ndifuza ko intanga yakomeza igatana izi mpundu sizo guceceka ni nziza mundire maze umubyeyi umubyaye papa
gihe igiseke kigitegurwa reka dusabe umubyeyi ababyeyi kirabaye nawe agira ijuru n'indi nyundo tugomba gushimira